Nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza mbahaye ikaze muri kiganiro n'amakuru kuri tariki ya 28 y'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 turi mu masaha ya nimugoroba rero aho tugiye gukurikirana cyangwa se tugiye kurebera hamwe akantu ku kandi kwikomeje kuvugwa ndetse no kugaragara hano mu karere ka Afrika ibiyaga bigari by'umwihariko ku bijyanye n'ifungurwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma aho hongeye kumenyekana amwe mu makuru akomeye cyane impamvu nyirizina zaba ziri gutuma umutwe wa 23 udafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma zaje kujya hagaragara ni mu gihe kandi tuza no gusuzuma icyo Kinshasa ndetse n'Ubufaransa ngo byaba birimo bitegura gukora kubarwanya umutwe wa 23 mu gihe baba bakomeje kwinangira kwifungurwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Reka nkubwize ukuri ibi nuza kubyumva uraza kumva ko nawe biteye ubwoba kuko nanjye ubwo nabyumvaga mwabano mwe amabere yikoze ntonsa. Hanyuma rero turaza no kugaruka mu yandi makuru agiye atandukanye kuri frontline. Mu by'ukuri imirwano yakomeje mu bice bigiye bitandukanye yaba muri Kivu y'amajyaruguru yaba muri Kivu y'amajyepfo ibyo bice byose nkuko amakuru ari kugenda atugeraho bikomeje kumvikana imirwano. Naho kandi muri teritwari ya Masisi nanone turacyari mu na Kivu y'amajyaruguru imibare myinshi y'abaturage ikomeje guhunga iyi mirwano iguze umutwe wa 23 ndetse na kwa ya Kinshasa aho abaturage benshi bakomeje kugaragara mu buhunzi. Iyi mirwano iri kwibasa ibice bya Masisi na Warikare mu rurerekane rw'ibice bigenda bikurikirana turaza kugenda tureba uko byifashe. Nuze gucikwa rero niba ushaka gukurikirana iby'urugamba ndetse nuko ibintu bimeze kugeza kuri iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone ndabashimiye cyane naho ku batarabikora mbatumirira rwose ko ari cyo gihe nako kanya kugira ngo mufyonde cyangwa se mukande kuri ako kabuto gatukura ubundi turusheho kugenda tubana 5 kwa 5. Like share mitima muri comment ibitekerezo cyangwa se inyunganizi turabyakira. Gahunda ya songa mbere nyarukira muri group ya WhatsApp uciye muri comment urebe link twagushyiremo. Link ya mbere iraza kugeza muri group yacu ya WhatsApp. Ku bantu mwamaze kugeramo kudeshapo sa YouTube kuri mwebwe kandi nizera ko dukomeje kugenda tubana vuba bidatinze nabwe ko tuzashyiraho gahunda yuko tuzarokinga cyangwa se hagarika mu gihe umubare twavuze uzaba wuzuye hanyuma tugatangira gukurikirana ibijyanye n'iyi groupe nabyo. Ubwo rero mbararika cyangwa se mbarakira gukomeza gukurikirana ibijyanye nabyo. Kanda subscribe kuri songa mbere nayo yamaze kujya ahagaragara. Reka rero tunyaruke nta gutinda turebe ku bijyanye n'aya madosiye amaze kuba yangiraho inyandiko kabisa zongeye kuba mu by'ukuri zakwerekana mu by'ukuri ko umutwe wa 23 ubwoba ari bwose nubwo mubona ngo 23 yabikomeje kwihagararaho ubwoba ni bwose nyuma yuko igenda itekereza kuri dosiye y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ngo ubwoba bwo burarushaho kuba bwinshi kwitsa imitima bikarushaho kugaragara kuri bamwe mu bayobozi ndetse n'abagize itsinda ry'umutwe wa 23. Dere zimwe mu mpamvu zishobora gutuma ngo umutwe wa 23 ushobora gukomeza mu by'ukuri kugaragaza ukutavuga rumwe n'ubusabe bwa Kinshasa ndetse n'Ubufaransa mu gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Gusa ngo ibyinshi usanga biri mu ngingo za politike umutekano ndetse bikagaruka ku ntambara. Ikibuga cy'indege cya Goma ngo ni kimwe mu bice by'ingenzi ngo gishobora no kuba ari igice cya mbere cy'ingenzi mu bice byose 23 yagiye yigarura kugeza kuri ubu ngubu. Iyo ngo ni imwe mu mpamvu nyamukuru zirimo ziratuma uyu mutwe uvuga uti niba tugiye kubura igice cya mbere cy'ingenzi bivuze ngo akacu karaba karangiye. Ikibuga cy'indege ni cyo bita infrastructure strategique ni igice kiri strategique kandi ni igikorwa remezo kiri strategique. Iki rero mu gihe gishobora gukoreshwa hashobora kuba cyakwifashishwa mu koreza ibikoresho bya gisirikare birimo indege z'intambara birimo za drone cyangwa se akaba hamanuka ingabo nshya za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo. Murabizi ko FARDC kuri ugenda ikorana n'ibihugu bigiye bitandukanye ugasanga mu kanya nkako guhumbya bigaruriye umujyi wa Goma. Si ibyo gusa ndetse n'ibindi byose babigezemo kuko uyu munsi ibice bya Masisi ibice bigiye bitandukanye by'imirwano muri Nyiragongo n'ahandi nkeka ko bigoye kugezayo izi ndege kurusha uko ziri kwagera. Biragoye kuba zahagera ziturutse muri bice bindi kurusha uko zagera zivuye mu gihugu Goma. Byakoroha cyane gufungura ikibuga mu gihe hari intambara byatanga ubushobozi bushya ku ngabo za leta bikahindura imbaraga ku rugamba. Bityo ibi biratuma umutwe wa 23 uvuga urushaho kwinangira ngo kurane kwa 23 gufungura ikibuga ni ugutera imbaraga umukeba cyangwa se umwanzi. 23 ikavuga ko nta bwumvikane kugeza ubu ndetse bushobora kubaho
mu gihe nta mishyikirano iriho. 23 ivuga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yaranze ibiganiro bya politike yaba ibiza Doha ndetse na Washington. Ati rero ikibuga kizafungurwa ari uko amanje kubaho amasezerano yizewe ku bijyanye n'umutekano ndetse no gukemura iki kibazo cy'intambara. Ruvuga ngo umutwe wa 23 uvuga ko mu gihe ibiganiro bya Doha biri kujya mbere kugeza uyu munsi bitaratanga umusaruro, ikibuga cy'indege cya Goma kitazigera gifungurwa. Ati ubwo rero nihaza n'ibindi nabyo bizategereza gutanga umwanzuro. Icyo rero 23 ishaka nuko gufungura ikibuga bijyana n'amasezerano ari kuba mu buryo bwa politiki cyangwa se bwa diplomasi, bikaba mu by'ukuri bigomba gukorwa muri ubwo butumwa bwa diplomasi gusa. Iba ariko iyo 23 ibivuga gutya, nkubitse ko ibihugu birimo nk'Ubufaransa bigaragaza ko uyu mutwe urimo uratsikamira inyungu rusange, by'umwihariko abaturage bavanywe mu byabo n'imirwano. Kugeza kuri ubu Ubufaransa burimo burashyira igitutu kuri Kinshasa ndetse na Kigali, na 23 ikabifata nabi. Mu by'ukuri ngo kuva Ubufaransa bwatangira gusaba gufungura ikibuga, haje kuba mu by'ukuri ngo hari ubwo bashaka kuba kohereza Ubufaransa bwohereje abadepite ndetse n'abagana inzego za gisirikare kandi b'inzobere hafi ahangaha bajya guhura na Somoka kure. Ibi bigaragaza ko Ubufaransa bugishyira imbaraga mu gufungura iki gice. Hari gutangiza ku mugaragaro ku ubushake bw'ibikorwa byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, cyo bise stabilization. Ya 23 ifata ibingibi nk'ibishobora kuba igisubizo cya gisirikare gishyigikiwe n'amahanga, bityo ikabifata nk'igabanyirizwa ry'umutekano wayo. No kuvuga ngo 23 iyo bigenda gutyo, iyo iba ibona ko cyangwa se ibe ivuga iti turamutse dufunga ikibuga cy'indege cya Goma n'ubundi twaba turimo turatanga umusada cyangwa se ubufasha kuri ibi bihugu ndetse na Kinshasa, kugira ngo mu by'ukuri bibonere amahirwe yabo mu byo bashaka kugeraho. Nuko 23 bivuga ati M23 irifuza kugenzura neza uko ikibuga cy'indege cyafungurwa hatagizwemo uruhare rw'undi muntu uwo ari wese, yaba FARDC, FDL, Wazalendo n'abandi bafatanyije. Ati bashobora gukoresha ikibuga mu bikorwa byo kuyitera. Ahangaha rero 23 ivuga ko izafungura iki kibuga ndetse igakomeza kurushaho kukirinda na nyuma y'ifungurwa ryacyo. Ariko mu masezerano ajya mbere, Kinshasa cyangwa se Ubufaransa bavuga ko Croix Rouge ari igomba gukurikirana iki kibuga cy'indege mu gihe kizaba gifunguwe. Ibyo rero ntabwo 23 bikozwa. Ati nta mechanisme de verification ihari yo kumenya neza ibibera ku kibuga. Ati kuba batabyizera bituma banga ubusabe bwo gufungura iki kibuga mu gihe hari intambara. Kinshasa ishaka ko Ubufaransa bumuhuza, M23 ikabibona mu by'ukuri nko kuyisimukira cyangwa se kuyiteraniraho. Ubufaransa bushaka kwinjira cyane muri iki kibazo kiri kugaragara muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko byagiye bigaragara ko 23 itigeze yifuza na rimwe ko Ubufaransa bwaba umuhuza. Ati rero Ubufaransa bugomba gushyiraho igitutu kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ikibuga gifungurwe, bukanakorana n'abayobozi ba Goma ndetse n'umuryango w'umujyi, mu gihe kandi ivuga ko Ubufaransa nabwo bushaka kuba bafite inyungu bukurikiye muri ikibuga cy'indege cya Goma. Ariko 23 yo ibibona nk'igikorwa kidahuza impande zose, ahubwo kigaragaza ubushake bwa Kinshasa bwo kubona ubufasha bw'amahanga. M23 ishaka ko ikibuga cyaba neutral zone, ni kibi cya leta gusa. M23 yagiye isaba ko iki kibuga cyaba mu buryo bwa zone demilitarisée, kikagenzurwa n'inzego mpuzamahanga zirimo MONUSCO. Mu by'ukuri ibi ngo nibyo bishobora gutuma 23 yumva ko iguwe neza cyangwa se imerewe neza. Ikibuga kikagenzurwa n'inzego mpuzamahanga ndetse n'abagenzuzi bigenga. Ibi bitandukanye n'uko leta ibivuga, kandi Ubufaransa nabwo bushyigikiye ko ikibuga cyagaruka mu maboko ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo mu by'ukuri muri make ntabwo Ubufaransa bwifuza ko iki kibuga cyaguma mu maboko ya 23. Ya 23 irarwanya ibikorwa byo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma hasi hejuru, ikabona ikintu cy'ingenzi cy'igisirikare gishobora kongera imbaraga kuri FARDC ngo mu by'ukuri kiramutse gifunguwe byaba ihurizo kuri bo. Ati na rwego rwigenga M23 yizera rwagenzura iki kibuga cyangwa se imikoreshereze yacyo, mu gihe atari bo ubwabo bari kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma. Hari ubwo rero bw'uko Kinshasa ari byo ishobora gukora bishobora gutuma uyu mutwe wa 23 cyangwa se n'Ubufaransa nanone wisanga mu kangaratete gakomeye ndetse no mu ihurizo mu gihe uzaba wanze gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kugeza uyu munsi ibyo Kinshasa n'Ubufaransa bishobora gukoresha
mu gihe 23 ikomeje kwinangira kuri ikibazo cy'ifungurwa cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, biratera ubwoba buri umwe wari wese ubasha kubitekereza. Icya mbere hari ugushyira igitutu cya diplomasi ku bihugu nk'u Rwanda, ndetse ibi bishobora no kugera kuri 23 nyirizina, ndetse ibi bisa nkaho byanatangiye. Ni mu gihe u Rwanda narwo rwakomeje kugaragaza ndetse no gusubirikanya n'ibihugu nk'Ubufaransa biciye kuri Olivier Nduhungirehe, ugaragaza ko u Rwanda rutifuza na busa ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa. Ndetse umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuze ko ngo abaye ari we ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa n'uwaba wemeye ko agiye kurangiza ikibazo n'ubundi cyatumye icyo kibuga gifatwa. Ariko nkwibutsa ko na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ubwo yari ari mu nama ya G20 muri Afurika y'Epfo yavuze ko ngo ibihugu bifasha umutwe wa 23 ndetse bigakomeza ko umutwe wo kudafungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bikwiye kwitabwaho n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bikomeye. Bisa nkaho yararimo asobanura ko ibihugu bishobora gusabira mu by'ukuri abagize uyu mutwe ndetse n'u Rwanda ibihano. Kinshasa n'Ubufaransa bishobora gushyira ikibazo ku meza y'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, ndetse ibi biraca amarenga hakurikijwe amagambo amaze iminsi avugwa na Tracy Kaikwamba Wagner cyangwa se Wagner, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri twavuga ko yagiye agaragaza cyangwa se aca amarenga ko bifuza ko iki kibazo cyashyirwa ku meza y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi. Hari ugusabira u Rwanda ibihano ku bantu cyangwa se imitwe nanone bifatwa nk'ibibangamira umutekano wo gukoresha ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, nanone umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi mu gushyira igitutu mu buryo bwa diplomasi kuri izi mpande. Ibi byaba bigamije gutuma 23 yinjira mu mikorere y'imishyikirano mu by'ukuri, ariko bitanyuze mu ntambara, hakabaho imishyikirano kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe. Kuzamura uruhare rw'ingabo z'amahanga observes cyangwa n'amamisiyo. Ubufaransa n'ibihugu byo mu Burayi bishobora gutera inkunga gahunda, cyangwa se ngo hari nta nubwo bishobora, ahubwo Ubufaransa n'ibihugu byo mu Burayi by'umwihariko Ububirigi nanone ngo birimo biratera inkunga izi gahunda zo gushyira ingabo mu by'ukuri cyangwa se ubugenzuzi bw'ingabo muri ibice 23 genzura by'umwihariko kuri iki kibuga, ku buryo ngo ikibuga cy'indege kiramutse gifunguwe mutazatungurwa mubonye ingabo z'Ubufaransa nyinshi cyane zimanuka zije gucunga ikibuga cy'indege. Hari ugushaka ko hakorwa icyo bita neutral zone iyobowe n'inzego mpuzamahanga, gushaka ko MONUSCO yasimbuzwa indi mission irimo nka temporary security mission ishobora kumara igihe gitoya ikaba mu by'ukuri yakemura ibibazo. Ibi byatuma ikibazo cy'ikibuga cy'indege kidahererekanwa n'abarwana, ahubwo kikaba cyajya muri nk'iyo misiyo y'izo ngabo zaba zigeze hanga gukoresha ubushobozi bwa politike ndetse n'ubukungu. Ubufaransa bufite uburyo bwo gufasha Repubulika ya Demokarasi nko kubona inguzanyo, ibikoresho n'inkunga z'amahanga, ariko bugasaba Kinshasa kubyifashisha mu mushinga mugari wo kugarura umutekano. Kinshasa ishobora gushaka abafatanyabikorwa bashya mu karere, ndetse ibi byaranatangiye gukaza gahunda za leta, kuko murabizi ko ubu ngubu Felix Tshisekedi ayagiriye uruzinduko muri Serbia, agomba kumara iminsi igera kuri 3 n'iminsi y'akazi. Ukeka ko Felix Tshisekedi arabari kuganira iki? Hari ugukaza gahunda za leta mu bijyanye no kwagura imiyoborere muri ubu burasirazuba bwa Kongo. Ibi kandi bikagaragara ubwo guverinoma ya Kongo igenda ihinduranya abayobozi, gukoresha inzira y'imishyikirano ariko binyuze ku bafatanyabikorwa. Nubwo batabivuga cyane, Ubufaransa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari gahunda y'uko bashobora gukoresha Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa EAC nk'abahuza, gukora ibiganiro bitaziguye bihuriweho n'impande zose, gukora inama z'abenegihugu ku bibazo by'ubutaka ndetse n'umutekano. Ibi bya buryo bwo kugera ku mwanzuro utarimo igitutu cya gisirikare gusa, nk'uko 23 igaragaza ko yo icyo yanga n'ubundi ari igitutu ikibuga cy'indege cya Goma gishobora gufungurwa mu gihe ababaye imishyikirano, ariko kandi 23 igashyiraho umutego uvuga ko ari bo bagomba n'ubundi kugumana icyo kibuga cy'indege. Kongera imbaraga za leta mu bice biri hafi ya Goma. Kinshasa bivuga ko irimo irakomeza kongerera imbaraga ingabo zayo mu mijyi ndetse n'ahantu hagiye hatandukanye hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Harimo gukorwa ibikorwa remezo mu by'ukuri bigiye bitandukanye. Ibi byose biragarura icyizere abaturage, gukorana n'abafatanya ibikorwa ku bikorwa by'ubutabazi ndetse n'umutekano byo bikomeje kudindira. Kinshasa igagaragaza ko ari impamvu nyamukuru ikibuga cy'indege kigomba gufungurwa. Iyi ni gahunda yo gukomeza gutera imbere kuri iki kibazo kugira ngo 23 tutabona inyungu mu gukoresha ikibuga cy'indege ku gitutu cyabo, ahubwo bigaragare ko 23 bikwiye ko yamurwa ikibuga cy'indege. Gusaba
ubutabera mpuzamahanga kwinjira ku birego byoterwa. Ibi twavuga nk'ibirego guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye ishyira mu nkiko zigiye zitandukanye nka ICGR, aho mu by'ukuri igaragaza ko ibihugu birimo nk'u Rwanda bikwiye kuba byafatirwa ibihano ndetse ibibazo bikava mu buryo bw'ibishyikirano bikajya mu mategeko. Iyi nayo ni ingingo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabiri gutekerezaho, hari gushyikiriza ICC cyangwa se umuryango w'abibumbye amakuru ku bijyanye n'ibi bibazo kandi mu buryo bw'ibirego, gusaba raporo z'umuryango w'abibumbye, aba expert bawo, gushaka ko umuntu cyangwa umutwe ufatirwa ibihano mu buryo bwa politike. Ibi byose rero ngo biri mu bishobora kwifashishwa na Kinshasa mu minsi iri imbere, mu gihe 2023 yabikomeje kwinangira mu gufungura cyangwa se mu kugurura amarembo ingendo zigakomeza hano muri Kivu y'Amajyaruguru, izi ngendo z'indege. Amakuru yakomeje kugenda amenyekana aragaragaza ko ibintu byahinduye isura ndetse n'ishusho. Abaturage benshi nyuma y'igitero cyagabwe n'ururyo rya guverinoma mu by'ukuri bavuga ko bahunze ubwo imirwano ari ikomeye mu bice bigiye bitandukanye hagati na 23 n'ingabo za guverinoma. Inyeshyamba za 23 na FARDC bashyikiwe na Wazalendo, itsinda rya APCLC, biravuga ko ngo zagoranye ku buryo bukomeye cyane kuva ku mugoroba wo kuwa kane ku munsi w'ejo tariki 27 Ugushyingo nyine, aho mu by'ukuri aho bita Nyabiyondo ngo bitari byoroshye, ni muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru menshi abivuga muri aka gace ngo ntago byari byoroshye, ni imirwano yaje gutangira mu masaha mu gitondo ubwo ingabo za leta zashakaga ko uba mu by'ukuri zakuvura ibi birindiro, ndetse ngo bivuga ko imirwano yatangira aho bita Kinyumba ku birometero 10 uvuye Nyabiyondo. Ku mugoroba wa Nyabiyondo, Mutongo, Pinga, utu duce twose yari isibaniro gusa. Amakuru avuga ko iyi mirwano yakomeje kugenda iba, amasasa akomeza kurushaho kumvikana, yaba ay'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. Amakuru akavuga ko ubwo iyi mirwano yabaga yaje kurangira 23 isubijwe inyuma Nyabiyondo, ariko ngo ubwo izi nyeshyamba zasubiraga inyuma byageze Nyabiyondo birakara, ibintu bihindura isura, nibwo ngo imirwano rero yayitangiye. Ahubwo imirwano rero yatumye abaturage benshi bimurwa mu byabo bahungira mu by'ukuri ahatari kumvikana ibi bitero, aho turere twinshi dukikije aka gace kakomeje kuberamo imirwano. Kuri ubu abaturage bahahunze barahava. Rero bikavuga ko ngo abaturage bahunze bakeneye ibyibanze byabafasha bitewe nuko bahunze nta kintu bafite, kandi naho berekeje n'ubundi naho bitameze neza, kuko ibi bice bya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birazwi neza kugeza kuri ubu ni ibice byongeye kwibasirwa n'imirwano. Abaturage benshi kabisa kugeza kuri ubu, cyangwa se kimwe mu byo nakubwira, ubuhinzi bwarahagaze, ibikorwa by'ubucuruzi byarahagaze, mbese muri rusange ubuzima bw'abaturage wavuga ko baye ku manegeka. None iyo yongeyeho dosiye nk'izi ngizi n'ubundi nabwo bitari bisanzwe byoroshye, ngira ngo muhita mwumva cyangwa se musobanukirwa neza noneho uko ibintu biba birimo birarushaho kugenda biba bibi 5 kwa 5. Ni ku butaka rero bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bavandimwe, dukomeje kugenda dukurikirana ibirimo biberayo, dukomeje kugenda tureba uko byifashe hano kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ndimo ndabona mu by'ukuri kugeza kuri ubu ngubu ibintu biracyari ingutu cyangwa se biracyari ingorabahizi, ibibazo biracyakomeye, ndetse ushishoje ubona ko ahubwo bisa nkaho aribwo bigitangira. Rero nguko uko byari byifashe, Kinshasa irimo irategura uburyo bugiye butandukanye ishobora gukoreshamo mu guhangana n'iki kibazo. Naho kandi andi makuru ugomba kuba wamenye cyangwa se ibindi ugomba kuba wasobanukirwa, umutwe wa 23 nawo uragaragaza ko ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bishobora kuba irangira ryabo, bimwe mu byatumye abantu benshi bavuga bati 23 nayo ubwayo ishobora kuba ifite mu by'ukuri rero bivugwa cyangwa se bigarukwaho. Murakoze cyane n'umwe mwese mwari mudukurikiranye kugeza kuri uyu munota isa cyangwa se maginga yangaya. Nizere ko mwagwe neza n'ibiganiro n'amakuru twagiye tubagezaho. Turaza gusura amasaha ari imbere ubwo tuza kuba tureba uko ibintu bihagaze mu by'ukuri. Ariko breaking news, haje kumenyekana itariki nshya y'umuhuro w'abaperezida Kagame, Tshisekedi ndetse na Trump. Ni itariki ariko bivuga ko ishobora guhinduka hakurikijwe umwuka uhari. Iyi nkuru ntabwo nagenda nayibabwiye. Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byitezwe ko bazahura na Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kuwa kane Ukuboza ku itariki enye z'ukwezi kwa 12/2025 murararitswe. Nta gihindutse ni mu nama izasiga bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Amakuru kuri ubu aravuga ko Washington ikomeje kotsa igitutu Kigali na Kinshasa mu rwego rwo gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'intambara Kinshasa imaze imyaka 4 iri hagati ya Kinshasa na 23. Mbwira ukuntu inkuru twari bugende tutayivuzeho mw'abantu mwe. Perezida Paul Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuwa kane tariki 27 Ugushyingo we yemeje ko ngo guri Washington na Tshisekedi bishoboka ndetse bikaba ari intambwe nziza nyuma y'uko bagombaga guhura mu kwezi gushize kukwakira ndetse no muri kugushyingo ntibikunde. Abo bagize bati icyuko guhurira i Washington byashoboka tukaganira tukemeranya cyangwa tukagira ibyo dusinya ni intambwe nziza mu myaka yose yabanje ni habaye ikintu nk'icyo. Twabonye abantu basura u Rwanda na Kongo bakihutira muri Loni mu kanama gashinzwe umutekano bagatanga amatangazo bagatora imyanzuro. Yakomeza agira ati niyo mpamvu mu myaka ya mbere twatakaje igihe kinini nta kintu gifatika tukigeraho. Gahunda zombi imwe ya Washington n'indi ya Doha, ariko navuga ko ya Washington intambwe nziza iri mu cyerekezo cyiza. Twaba tugeze mu bihe by'ingenzi biduha ibishoboka bigaragara n'icyizere cy'uko turi hafi yo kubona amahoro arambye. Ni ikintu twakomeza kwizera ndetse no guharanira. Perezida Paul Kagame yavuze ko ubutegetsi bwa Donald Trump bwakoze neza kubera ko izindi gahunda z'amahoro zabanje zitigeze zitanga umusaruro nk'uwo ibiganiro by'amahoro bya Washington birimo kugeraho. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko icyakora nubwo Amerika iri gutanga umusanzu ukomeye gushyigikira u Rwanda na Kongo ndetse no mu kushakira amahoro, hagikeneye ubushake bw'ibihugu byombi n'ibindi bihugu byo mu karere, kuko kubura kwabo mu biganiro bya Nairobi na Rwanda aribyo byatumye bidatanga umusaruro. Aha ngahita numva neza ubwo u Burundi bwavugaga buti mu by'ukuri natwe turashaka kwinjira muri bibazo by'akarere, ati tukajya dukurikirana rero igihe ibintu biba byabaye. Ubwo Burundi bwabivugaga benshi muri mwebwe mwabateye amabuye, ariko nyamara ngira ngo murumva ko iyi ni ingingo mu by'ukuri ihurijweho na benshi, ko ibihugu nk'u Burundi cyangwa se n'ibihugu byano mu karere bishobora kuba bimwe mu byambere bishobora kugira uruhare cyangwa se bishobora kuba hafi muri ibi biganiro biri guhuza cyangwa se bibaho hagati ya Kinshasa, twavuga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yemwe mw'abantu mwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Ibyo rero ngo bishobora kugira inyungu zikomeye cyane, dore ko akenshi n'ubundi mw'abantu mwe ibihugu byano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ari nabyo n'ubundi bizi isoko muzi y'ibibazo, ari nabyo mu by'ukuri bishobora kugira uruhare rukomeye, kuko bo bazi uko ibintu bihagaze, basobanukiwe byose. Ibiro bishobora gufasha cyane, ariko abenshi mu minsi yashize ubwo Uburundi bwabivugaga bagiye bavuga bati ntago bishoboka. Mu by'ukuri bavuga bati ni ukwifuza cyangwa se ni ukurota, ariko ngira ngo mu by'ukuri Uburundi bwari bwabitangaje. Kamubwira uko byagenze cyangwa se uko byari byifashe. Uburundi bwavuze ko bikwiye kwicara ku meza y'ibiganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo guverinoma y'u Burundi yavugaga ko kwicazwa mu biganiro by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo izibe icyoho amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyanye i Washington yasize. Gitega yemeje ko yifuza kwinjira muri biganiro biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wayo Bizimana Edouard mu kiganiro yari aherutse gutanga kuri Deutsche Welle. Byari ku itariki 17 z'ukwezi gushize, Plutoni uku kwezi tariki 17 z'uku kwezi. Mu by'ukuri nibwo byavuzwe. Minisitiri Bizimana ubwo yari i Kinshasa aho yaraheruka kwitabira inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari, yagaragaje ko nubwo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze amezi 4 bisinyanye amasezerano y'amahoro hari icyo kigaragara. Ati ntekereza ko ari ibintu bitarangira, kandi ndizera ko numvise n'abaturanyi bacu babivuga ko ari ibintu bitarakemuka. Bityo ntekereza ko akarere Burundi n'abandi bafatanya bikorwa natwe twifuza kuziba icyo cyagaragaye rwose ku butaka. Nta kintu na kimwe kiri gukora, turi kugerageza gukora ikintu gifatika ku butaka. Umukuru wa diplomasi Burundi yakomeje avuga ko nubwo igihugu cye kitigeze kigira uruhare mu masezerano ya Washington, hakenewe andi nkayo nacyo kigomba kugaragaramo. Ati amasezerano yasinywe Washington ntabwo tuyarimo, ariko ndatekereza ko amasezerano yatanga umuti urambye rwose agomba kuba arimo u Burundi n'abandi bafatanya bikorwa. Ntabwo Burundi ahangaha bwavuze bwonyine, ati n'abandi bafatanya bikorwa kandi bigizweho ingaruka n'amakimbirane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butaziguye.
Burundi bwagaragaje ko bwifuza kwicara ku meza y'ibiganiro bya Kigali na Kinshasa mu gihe u Rwanda mu by'ukuri narwo rwongeye kubishimangira ko ibihugu by'akarere bikwiye kwisanga muri iki kibazo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we aheruka kugaragaza ko kuba Burundi bugifite ingabo zifatika ku rugamba FARDC ndetse n'abarwanyi imitwe ishinjwa gukorana na Kinshasa, ngo Washington iteganya ko igomba gusenywa, ibi ngo biri kubangamira ari amasezerano. Ibyo ni byavuzwe mbere na Olivier Nduhungirehe. Ubwo ni zimwe mu mbogamizi zishobora kuba zabamo, ariko urumva ko umushinga utumirira cyangwa se kuba ibihugu birenze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bya hano hafi byaba biri hagati muri aya masezerano ya Washington ndetse bishobora gutanga umusaruro kurusha uko bihagaze kuri ubu ngubu, birimo biragenda mu by'ukuri. Ahanga ushatse bavuga ko ari ukuri mu gihe impande zigiye zitandukanye zose zikomeje kugenda zibyemeza, kandi ari zimwe mu mpande n'ubundi ziri mu bafata ibyemezo, bafatirwaho ibyemezo cyangwa se mu bakurikirana ibyemezo ndetse n'abajyanye n'abashyira mu bikorwa ibyemezo biba byafashwe. Nkeka ko ibyo mu by'ukuri aba ari ukuri mwabana mwe. Reka rero mwese mbashimire, mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Ni by'agaciro kandi ni by'ingenzi gukomeza kwibanira namwe. Turaza gusura amasaha ari imbere aho tureba uko birabyifashe, uko bihagaze. Njye mva kuri mikoro nari umutaramo Bosco. Iyi akaba mu by'ukuri ari Region Info. Abari mu Burundi, Kinshasa, mu Rwanda, Kigali ndetse Uganda n'andi mu bice bigiye bitandukanye, mwese mbaye ikaze kandi mbifurije kugubwa neza. Mukomeze kurushaho kwibanira natwe mu biganiro n'amakuru tunyera tubagezaho. Murakoze cyane, ndabashimiye. Ciao ciao, hasta la vista.